Mwongeye kwirirwa nshuti mudukurikiye kuri F1 rwa TV, munadukurikira kandi kuri Om TV. Muri kano kamwanya rero tukaba tugiye kubagezaho bimwe mu biganiro bitari bisanzwe bica kuri iyi channel yacu. Izi channel majije kubabwira Mari musanzwe muzi neza ko tubakorera ibiganiro bijyanye na showbiz cyangwa se n'imyidagaduro, ariko muri kano kamwanya ntago turi buze kuza kwibanda mu bijyanye n'imyidagaduro, ahubwo ndaje mbabwire ikiganiro tugiye gukora nuko kiswe. Uyu munsi turagaruka tubabwira ko tugiye gukorana namwe ikiganiro, ni ikiganiro kijyanye n'isanamitima, kuko uyu munsi ntago turi buze kugaruka ku byamamare nka The Ben umaze iminsi akoze ubukwe, cyangwa tuvuge bamwe mu basta bafungiye mu magereza atandukanye, harimo nko twakubwira Prince Kid wasubiye kandi muri gereza akaba ari imageragere. Ariko uyu munsi ntago ari byo bintu tugiye kwibandaho, ahubwo uyu munsi ndaje twibande ku bijyanye n'umwe mu bagabo bakomeye cyane mu karere ka Rwamagana utuye mu murenge wa Munyiginya. Uyu mugabo niwe tugiye kuza kugarukaho, ndaje nkubwire uko yitwa, nyuma turaza gusoza dufata mu mugongo uyu muryango wagize ibyago. Bwaburwarasi ni umwe mu bagabo bakomoka mu karere ka Rwamagana, ni mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu murenge wa Munyiginya, ni mu kagari twababwiye haruguru. Uyu mugabo rero yaje kugira atya mu busore bwe aza kurongora uwitwa n'umukobwa mwiza cyane, umukobwa ufite uburanga, umukobwa bita Mukaremera Perusi. Uyu mugabo rero mu kwihuta nta nubwo ari we turi buze kuza kwibandaho cyane, ahubwo hari umwe mu bana bamukomotseho turi buze kuza kwibandaho cyane cyane, kuko hari nawe kino kiganiro gishingiyeho. Nyuma ya Rwabugarasiyeri waje gushakana n'uwitwa Perusi, baje kugira gutya bahabwa umugisha n'Imana ishobora byose. Uyu mugabo rero n'uyu mugore wiwe cyangwa se umufasha we baje kugira gutya bibaruka abana basaga 11. Muri abo bana twakubwira uwitwa Musabe mwese Yunasi, uyu ni imfura yabo. Uyu mwana w'umuhungu niwe mwana wabo, w'umusore niwe imfura yabo. Uyu nguyu bita Yunasi. Umwana wabo wa kabiri bamwita Mugenzi Evariste, ndetse Imana yaje gukomeza igenda ibahereza umugisha, baza kubyara undi mwana bamwita Ntakirutimana Eugene. Uyu Ntakirutimana Eugene ni umwe mu bagabo bakomeye, ni umugabo ucururiza mu murenge wa Munyiginya, akaba akorera imirimo ye y'ubucuruzi mu kagari ka Nyarubuye. Uyu mugabo rero Eugene nawe afite abana basaga 4, niyo makuru twabashije kumumenyaho. Ni nawe ubyara wa mwana w'umuhungu ufite agakara keza bita Irakiza Jacques. Umwana wa kane waje kubyarwa n'uyu nguyu Sieri ni Rusingiza, yaje kubyara umwana Rugizangabo Theo ni Tadeyo. Uyu niwe mwana wabo baje kwibaruka. Umwana wa kane baje kumwita Rugizangabo Tade, ndetse nanone kandi baje gukomeza guhabwa umugisha n'Uwiteka Imana ishobora byose, baza kubyara uwitwa Mukeshimana Godanse. Uyu Godanse rero akaba ari umwana wa 5, umwana wa 6 ndetse n'umwana wa 7. Aba bakaba bari impanga, ni Vuzimpundu Jeannette ndetse Nibagwire Jeanne. Uyu Vuzimpundu Jeannette ndetse na Nibagwire Jeanne ni impanga, n'abana b'abakobwa babiri bavukiye rimwe, bavukira ku itariki imwe ku munsi umwe. Icyabatandukanyijeho ni iminota cyangwa se icyo twakita iminota ibaze mu masaha. Ahangaha ndetse ndakubwira ko umwana wabo wa 8 yaje yitwa Kubwimana Edison. Umwana ndetse nanone kandi uwa 9, uyu muryango ni umuryango ufite umugisha cyane ko bamwe mu bantu bari icyo gihe harimo abifuje kubyara n'umwana umwe, bakaba batarigeze bagira n'umwana n'umwe. Ariko umwana wa 9 turakubwira, uyu mwana wa 9 yitwa Niyo Nshuti Emile.
ndetse uyu niyo nshuti akaba yaraje kwitaba Imana muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine. Uyu nguyu akaba yarapfanye n'umubyeyi we bita Siyeri. Nicyo kintu cyangwa se niyo makuru rwa F1 rwa TV yabashije kumenya, ndetse no kuri OMTV iyi nkuru irambuye tuzayibagezaho. Ndetse nanone kandi tunakubwira ko umwana wa 10 ni wa mugabo cyangwa se wa musore bita Habarugira Egide wamenyekanye ku izina rya Kanyota, ukorera Bagdad, ni mu kagari cy'Inkomangwa, ni mu murenge wa Munyiginya. No mucuruzi rero umaze kumenyekana, wubatse izina mu bunyangamugayo mu bucuruzi bwe, akaba akorana na wa muhungu nababwiye wo bita Irakiza Jacques. Umwana rero wa nyuma ni Mutuyimana Jackson. Uyu Mutuyimana Johnson cyangwa se Jackson ni we tugiye no kugarukaho kuri uyu munsi. Niwe mu buhitabwe cyangwa niwe mwana wabo wa nyuma, ari nawe mwana tugiye gukoraho kino kiganiro, ari nacyo kiganiro kimushingiyeho cya mbere tugiye kuba twamukoraho. Ku bana 11 Bwabugara yabyaye ndetse n'uyu Perusi babyaranye, abo bana bose basaga 11. Muri kano kamwanya rero icyo tugiye kugarukaho ni ubuzima bwaranze uyu Mutuyimana Jackson. Mutuyimana Jackson rero ni muntu ki? Mutuyimana Jackson yavutse ryari? Mutuyimana Jackson yavutse mu 1990, akaba yaravutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Mukuri icyo nababwira cyo ni umwana wabashije kubana n'abantu neza, akaba yarabayeho mu buzima bwe nta muntu yanduranya nawe. Akaba yaratangiye kwiga amashuri y'incuke ayigiye ku kigo cya primaire ya Adventiste gikorera mu kagari ka Nyarubuye, ndetse na primaire akaba ariho yabashije kuyiga. Uyu mwana rero Mutuyimana yaje gukomeza agenda atera imbere mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni umwana wakunze kwicisha bugufi imbere y'ababyeyi be ndetse n'imbere y'abaturanyi. No muntu wabashije kugenda yubaha buri mwe wese, baba abaruta ndetse n'abamuruta. Mutuyimana rero mu buzima bwe bwa buri munsi yakundaga gukina umupira, nubwo wenda kubw'impamvu zimwe na zimwe zitabashije kumenyekana neza, ntabwo yakunze gukina uyu mupira nk'uko bamwe mu bakinnyi dufite muri uno murenge wa Munyiginya, harimo Bateri babashije kuba bakomeza umupira, ndetse n'abandi bantu bakinanye nawe bo bakaba barakomeje n'ubwo bakaba bagikina umupira. Uyu mwana rero ni umwe mu bana bagize imico myiza. N'umwana mu kiganiro twagiranye n'abamwe mu bayobozi bamigishije ku kigo, icyo kigo yizeho bayoboraga, bagiye bagira byinshi batangaza, bakaba batubwiye ko yari umwana ukunda gucisha make, umwana utarigeze ugira amagambo menshi nk'aranga abana b'ubu ngubu. N'umwana kandi wakundaga kuganira n'urungano rwe, ndetse akaba ari n'umwana wakundaga gufasha abo yarutaga, ndetse akaba ari n'umwana wakundaga amahoro, ariko by'umwihariko akaba ari umwana wakundaga kuririmba, ndetse akaba yarakuze aririmbira Imana, bitandukanye n'ibya abubu ngubu bakura baririmba indirimbo zijyanye n'isi, baririmbira umwami wabo Satani. Ariko uyu mwana yakuze asengera mu idini rya Adventiste, akaba rero ari umwana Mutuyimana, akaba yarakuze asengera muri iryo dini kandi anaririmbamo. Muri uko kuririmba kwe yaririmbaga indirimbo zijyanye no guhimbaza ndetse no kuramya Imana. Mutuyimana rero ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 ni mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo yaje gutabaruka yitaba Imana, ndetse tukaba dufashe mu muryango mu mugongo, dufashe mu mugongo uyu muryango wabashije kubura uyu mwana, kuko ni umwana igihugu cyari cyitezeho byinshi, ndetse n'umuryango muri rusange bari biteze byinshi kuri uyu mwana, ariko ntabwo bo bamukunda cyane, ahubwo Imana ishobora byose niyo yamukunze kurushaho. Icyo twakubwira kandi nanone, uyu mwana w'umusore yitabye Imana kuri zitariki 27 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2023, akaba apfuye ari ingaragu. Ntabwo biramenyekana neza ko wenda yaba yarasize umwana, ariko mu makuru dufite twahawe n'umwe mu bavandimwe bita Habarugira Egide, yatubwiye ko nta mwana
nta mwana wari wakagaragaye mu muryango wabo yaba yarabyawe n'uyu nguyu Mutuyimana. Niba rero hari uwo waba hari, ubwo nabyo amakuru nituyamenya tuzababwira. Mu bindi rero twababwira kuri uyu mwana w'umusore, ni umwana w'umusore wari ufite uburebure bungana na metero imwe ndetse na santimetero zigera muri 74. Urumva ko yari umusore ufatika ku biro bye bisaga 76. Yari umusore wumva ko ari umusore w'intarumikwa. Ariko cyo twakubwira cyo nuko twe nubwo twamukundaga, namwe nubwo mwamukundaga, ndetse n'ababyeyi be nubwo bamukundaga, ntago bamukunda kuruta Imana. Turababwira ko rero mu buzima duhura n'ibigeragezo byinshi, ariko nanone tukaba twishimira ko iyo umuntu aramutse atabarutse, agatabaruka atanduranije, agatabaruka adafite amateka mabi, biradufasha cyane, bituma natwe dusigaye tumwigiraho. Icyo twakigira kuri uyu musore no kwitwara neza abasore, niyo nama nanjye nabagira nk'umunyamakuru nkanjye uri gukora kuri F1 rwa TV ndetse na TV. Icyo twakubwira nuko tugomba kwigira kuri uyu musore kugira ngo tubashe kuba natwe twatera ikirenge muke mu kwitwara neza no kugira imico n'imyifatire idakemwa izira amakemwa. Ndetse nanone kandi tunakubwira ngo ese woweho usigaye kuri iyi si ubereyeho isi, ubaye ku isi kubera iki? Ubereyeho nde? Ufasha nde? Niba ntawe ufasha, tangira ushake nibura abantu 3 ubwira n'ijambo ryiza, ryaba ari ry'Imana cyangwa se ijambo ryahindura ubuzima bwabo, kuko uyu mwana afite byinshi. Icyo twakubwira mu magambo yasize avuze, uyu mwana arakubwira mu magambo ye, uyu Mutuyimana mu magambo asize abwiye abanyarwanda ndetse n'abantu bakundaga umuryango we ndetse n'abasore muri rusange. Yasize ababwiye ko mugomba kwirinda ibijyanye n'ibiyobyabwenge ndetse no kuba mwakirinda mu burara ndetse no mu buraya cyangwa se mu busambanyi. Mu yandi magambo uyu mwana yakundaga kuvuga, yakunze gukoresha ijambo ngo baho ube ku isi nk'umugenzi kandi ujye uba ku isi nkaho uzapfa ejo. Aya magambo ariko hakaba hari undi muhanga wayavuze, tuzamugarukaho. Ndetse nanone kandi uyu musore yakunze kugaruka nanone ku magambo agira ati, bantu mukiri batoya, abasore ndetse n'inkumi, by'umwihariko inkumi, mwibuke kwirinda kwambara imipira y'imbeho, mwirinde kwirinda kwambara imipira y'imbeho yemwe bakobwa, kuko uramutse wambaye umupira w'imbeho izuba riri kwaka uba ufite byinshi. Ahangaha yabashijwe impamvu yakoresheje rino jambo, agaragaza avuga ko inshuro nyinshi abakobwa bambara imipira y'imbeho ku zuba ry'igikatu bahisha ko baba batwite. Ahangaha rero akaba yarabigarutse avuga uti, nyabuneka rungano rwanjye, rubyiruko rwanjye, nimwirinde kuba mwazambara iyo mipira y'imbeho ku zuba. Icyo yashatse kugaragaza ahangaha nta kivuze, yirindaga, yakunze kubabwira anabarindisha cyangwa se anabatinyisha ko bashobora kuba batwara inda z'indaro. Uyu rero ni umwe mu basore batabarutse muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko hano mu murenge wa Munyiginya. Hano turi tukaba tubuze umuntu utarigeze nibura ajya mu gakungu k'abasore, baba ari mu nzoga, mu biyobyabwenge by'amatabi cyangwa se batarigeze bishora mu busambanyi. N'umwe rero mu bana b'abasore twafatiraho icyitegererezo, Mutuyimana Johnson. Imana ikomeze guhereze iruhuko ridashira, kuko nta muntu usize ubabaje, ndetse nanone kandi nta n'umuntu usize wenda uvuga ko yaba agufitiye umwenda. Mu makuru dufite nuko nta n'umwenda wari ufite, cyane ko wari inyangamugayo, kandi Imana ikomeze guhereze iruhuko ridashira. Mu bindi rero twakubwira kuri uyu mwana w'umusore, ni umwe mu bana b'abasore bakunze kugenda bagaragara mu bikorwa byo gufasha abantu, ariko yakunze kugenda abikora mu buryo bw'umwihariko, cyane ko hari umwe mu bakecuru bakuze cyane twaganire nawe akatubwira ko yakundaga kumutwaza amazi cyangwa se kumuvomera amazi, rimwe na rimwe akanamwasiriza udukwi. Ariko wowe usigaye hanga kuri iyi si, nasoza nkubwira ngo ubereyeho iki? Ufashije nde? Ese wowe nutabaruka uzaba utabarutse ute? Ese nawe tuzasigara tukuvuga ibyiza nk'ibyo tuvuze kuri Mutuyimana Johnson, cyangwa nawe numara gutabaruka n'ubundi uzasanga uri muri babandi bavuga ati aho nago waba ugiye uri ruvumwa? Ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe, tube ku isi nk'abagenzi nk'uko nawe yabisubiyemo, tubane neza n'abantu, dutere ikirenge mu cyabatubanjirije, nibura ejo twazatabaruka turi inyangamugayo, tukareka kuba inkunda mugayo.
uyu muryango rero wa CN ndetse na Perusi tubafashe mu mugongo, OMTV ndetse na F1 rwa TV tubafashe mu mugongo, tubabwira ngo nimukomere kuko bantu turavuka tukaba ku isi duseka twishimye, igihe kikagera tugatabaruka. Muri kano kamwanya rero icyo nakubwira cyo duhoranire natwe nibura kuzatabaruka dufite amateka n'amakuru meza nk'aya Mutuyimana Johnson. Nje ndi Gisa Omar Shafa wamenyekanye ku izina rya Bob Juno. Mukomeze mukomere.